Muri iyi minsi iyo uganiriye n'abasore usanga abenshi bahuriza ku nteruro imwe bati nta mukobwa muzima ukibaho, ariko ndashaka kugira ngo nkubwire ntuzibeshye ko buri mukobwa uhuye nawe wese ameze nk'uwaguhemukiye. Iteka ibuka ko umwari mwiza ntiyita ku cyo utunze cyangwa icyo uri cyo, ahubwo dore icyo agukeneyeho, urukundo rutari urwo kumutendeka, kumuha umwanya wawe, kuba umwizerwa mu byo uvuga ndetse mu byo ukora, ndetse guharanira kubaka urukundo rwanyu umunsi ku wundi, bitari gusa kuko muri kumenyana, ahubwo iyo muri kumwe bikore ibihe byose. Wakwibaza uti ese Natasha ni iki kizamunyereka ko ari we muzima? Ni ibihe bimenyetso nshobora kuba nakwibandaho kugira ngo menye yuko uyu muntu mu by'ukuri ari we mukobwa nazahitamo, nazagira umumama w'abana banjye, cyangwa se aba ari we mukobwa mu by'ukuri numva umutima wanjye unyuze? Mfite ibimenyetso 5, ni byinshi cyane bishobora kuba bimuranga, ariko natoranyijemo 5 kano kanya. Niba wifuza ibindi byinshi wanyandikira ijambo yego muri komenti aho ngaho kugira ngo nabyo nze kubibaha muri video zikurikira. Ariko iki kimenyetso cya 5 cyo nukimubonaho, aha niho uzahita ufata icyemezo cy'uko wahita wegukana uyu mukobwa umuvanye mu bandi benshi bashobora kuba baguca mu maso. Dore ikintu cya mbere ni uko uyu mukobwa wumva wisanzuye iyo umubwiye ikintu kikubangamiye. Ni kenshi iyo ushaka kugira ngo uyungurure umenye umuntu mukomezanya nawe, umumenya mu gihe wageze mu bibazo cyangwa se mu gihe ufite stress, niho umenya umuntu ni muntu ki mu buzima bwawe. Uyu mukobwa rero niba ubona yuko ni wa muntu mu by'ukuri ukuguma iruhande mu gihe hari ikintu cy'impinduka cyabaye mu buzima bwawe, urugero wagize stress, wabuze akazi, watsinzwe, hari ikintu cyashanjema cyabayeho, urabona yuko niwe wa muntu uguhora inyuma akwereka yuko ibintu bishobora kuba bitari kugenda kano kanya neza, ariko uko iminsi igenda iza ibintu byose bizahinduka. Ni wa muntu usubiza imbaraga mu bugingo bwawe cyangwa se mu buzima bwawe aho wumva mu by'ukuri wacitse intege. Ikindi kizamuranga ahangaha niho uzasanga uyu mukobwa cyagiye noneho wageze ku ntsinzi, wageze ku kintu wifuza, ni wa wundi uzabona ugutera inkunga mu bitugu, ni wa wundi uzasanga muri makeya akwishimiye ku ntsinzi yawe. Uyu ni wa mukobwa nakubwira yuko atandukanye na ba bandi aho ushaka kubabonera mu bibazo, bo baraguhunga, babona unezerewe bakongera bakagaruka. So uyu mukobwa rero niba umubona yitwararika muri ubu buryo bubiri, aho agushyigikira mu gihe watsinze umeze neza, aho kandi agukomeza mu gihe ubona yuko wacitse intege. Icyo ni ikintu cya mbere kimuranga, icyo ni ikintu kiranga umwari muzima. Yes, ikindi kintu ahangaha cya kabiri na kubwira nuko akuganiraho cyane mu bihe bizaza. Yes, iki ni ikimenyetso simusiga. Niba uyu mukobwa mubana nawe ukabona yuko agenda kugarura cyane muri plani ze z'ubuzima bwe buzaza, ukabona ko izina ryawe cyangwa se imigambi ye yose aragenda kugaruramo, akwereka yuko yifuza yuko mukomezanya cyangwa se muzabana muri ibyo bihe, uzabona mu nzagihe cyane kenshi gashoboka muri future agenda akuzana. Icyo ni ikintu rero simusiga. Ikindi ahangaha kigendanye n'iki ngiki guys, niba ubona yuko nubwo bwose yakuzana mu bihe bizaza, muri preza muba muri kumwe 5/5, ubona yuko udacika intege, ubona yuko utari wenyine, uyu muntu akubaho 5/5. Ni wa wundi iyo umukeneye aba ahari,
sibyo? Si wa wundi wumva yuko gufata telefone ngo ugiye kumuhamagara utangiye kugira wasiwasi mu mutwe wibaza utese arayifata cyangwa biragenda gute. Urabona yuko ahorana nawe, uramwandikira akagusubiza, uramuhamagara ukabona aragusubije, igihe umukeneye cyose ubona yuko aba ari iruhande rwawe. Icyo rero ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko muri makeya agufitiye umwanya, aragukunda kandi ari kumwe nawe ibihe byose. Ikindi ahangaha uyu mukobwa usanga ashyira imbaraga nyinshi cyane mu kukwitaho, sibyo? Mu kukwitaho mu buhe buryo? Umukobwa utagufitiye umwanya cyangwa se ufite ikintu ashaka kugira ngo aguceho, azaza mu gihe yazi neza yuko wahembwe, ufite amafaranga, yatariki arayizi, azaza muri make akugwishe neza, akugaragarize yuko akwitayeho 100%. Umushahara numara kurangira uzabona uyu muntu aciyeho. Ariko uyu mukobwa niba uri kumubona, ni wa wundi uguhamagara akakubaza umunsi wawe wagenze gute, ese uyu wariye, ese urarwaye, urabona ko akwitayeho, urabona yuko muri makeya ari aho ngaho iruhande rwawe ibihe byose kuko yumva yuko uri umutima we. So iki rero ni ikintu kikwereka yuko ari we mukobwa muzima. Igihe umukene icyo ari cyo cyose aba ari aho ngaho, ntago aza gusa kubera yuko hari ikintu aje kugucaho then agende agaruke kuko icyo kintu cyongeye kikagaruka. Icyo ni ikimenyetso cya gatatu simusiga kikwereka yuko uyu mukobwa ari muzima. Ikimenyetso cya kane, ntiyihutira n'umunsi n'umwe kwirukankisha umubano wanyu, kubera yuko uyu mukobwa afite ikintu cya confidence muri we, azi neza yuko atari desespere mu rukundo. Uyu mukobwa ntago ari needy cyangwa wa wundi ugenda ukwikururaho 5 kuri 5. Uyu mukobwa ubona yuko aguhereza umwanya, agashaka kugira ngo mufate igihe cyo kumenyana nawe. Ntago ashaka kugira ngo yihutishe ibintu, agushyiraho pressure muri makeya, abona yuko utari waba tayari. Niba ubona yuko yoroheje ibintu, adashaka kugira ngo aguteshe umutwe muri makeya, ashaka kugira ngo agendane nawe azi yuko emotion ze nizawe muri makeya zimacinga, you know, muri eta nziza. Ntago ashaka kugira ngo agushyiraho pressure ukora ibintu wirukanka kandi uzi neza yuko utari tayari. So icyo nacyo ni ikimenyetso simusiga, ntiyihutisha umubano wanyu. Ikintu cya nyuma ahangaha ukwiye kwitegereza nuko uyu mukobwa n'umunsi n'umwe nta guca inyuma, arakubaha ndetse akakubahisha aho aciye hose. Ni hahandi wicara ukumva nta guhungabanya habe na gatoya mu gihe wumva yuko yaba ari hanze n'inshuti ze cyangwa se hari abantu arimo araganiriza hirya no hino, wumva yuko utekanye 100% kuko yarangije kukwifunguriraho. Ni wa wundi utereka telefoni iruhande rwawe, ni wa wundi wohereza message ukumva yuko udakeneye no kureba muri telefone ye, kubera yuko uramwizera 100%. Afite uburere, afite ikinyabupfura kikwereka yuko muri makeya ari uwawe 100%. Niba umubonaho ibi bimenyetso rero, nta kabuza niwe mwari muzima ukwiriye guspendingaho umwanya, ukwiriye gushyiramo imbaraga mu kuba wakuhira urukundo rwawe, kuko ushaka kugira ngo ejo hazaza hawe ndetse n'umuryango wawe hazabe heza. Utirukanka uta umwanya wawe muri makeya mu bantu benshi cyane bashobora kuba baguca mu maso, ubona uyu mwari wujuje ibi bintu byose tumaje kuvuga uri imbere yawe. Niba ubona yuko ibi bimenyetso bizagufasha, wibuke umpe thumbs up kuri iyi video, ikindi wikoreho share kugira ngo igende ifashe wa musore uhora ushidikanya buri munsi uvuga uti abakobwa b'iki gihe bose ni bamwe. Ndakeka yuko niba twabanye guhera ku ntangiriro y'iyi video wabonye neza kandi wasobanukiwe yuko abakobwa ni babiri batandukanye n'imico iratandukanye. Ese waba wifuza yuko nzaguha video
y'umukobwa muri make ukwiye kwirinda. Andika ijambo kwirinda aho ngaho muri comment kugira ngo nawe nze kugushakira iyi video y'uyu mukobwa ukwiye kugendera kure cyane siritu muri uyu mwaka turimo, kugira ngo uzashake umukobwa uzakubakira umutima wawe aho kugira ngo awujanjagure. Turi kumwe rero, bye bye.